Haleluya, haleluya bene data, Imana ibaha umugisha mwinshi. Uyu ni wa mwanya mumaze kumenyera muri benshi w'ijoro ryo gukomanga. Dukunze kubibabwira, dukunze kubivuga, ni umwanya mwiza tuboneramo gukora kw'Imana, ni umwanya mwiza tuboneramo imirimo y'Imana, ni umwanya umaze guhindura ubuzima, gusenga, kwizera, ni umwanya umaze gukora imirimo n'ibitangaza mu buzima bw'abakristo. Twabonye abantu bihaniramo ibyaha, twabonye abantu basubirizwamo imbaraga, twabonye abantu bahembuka mu buryo bw'ubugingo, twabonye Imana ikora n'ibifatika mu buryo bw'umubiri. Uyu ni umwanya tubashishikariza kugira ngo wowe ubufashe umwanya wo gukurikirana iki kiganiro nta gihombo kirimo, ahubwo niba utarakora subscribe ndakwinginze ngo ukore subscribe, kuko hariho ubuhamya bwiza, hariho ijambo ry'Imana ryiza, hariho abavuga butumwa Imana yahamagaye. Ni umwanya mwiza, ndakwinginze kugira ngo iki kigisho tugiye kumva mu kanya ntikiguceho, kuko gifite umumaro. Dufite umuvuga butumwa mwiza, ni umwana w'umujene, ni urubyiruko, ni umwana w'umukobwa Imana yagiriye neza, ufite ubuhamya Imana yagiriye neza. Mva reka nkubwire, ntabwo nabona ukuntu mbivuga kubera ko we nyir'ubwite araje abyivugira. Reka rero dufata akanya dusenge, kandi nitumara gusenga turamuha karibu akomeze. Imana turagushimiye, Mana turaguhimbaje, uri Imana nziza, uri Imana idukunda. Ijambo ryawe muri Matayo ndio ryatubwiye ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange kurya muzakingurirwa, kuko usabye ahabwa, ushatse abona, kandi ukomanza akingurirwa. Twabonye dukomanga dufite ibibazo, Mana urakingura. Twabonye dukomanga dufite intambara nyinshi, Mana uzikuraho. Twabonye turi mu majunane, turi mu bibazo, udukorera imirimo. Aka ni ka karago twongeye twagarutse mu mwanya mwiza wo gusenga. Urakoze kuri Imana yumva kandi uri Imana ikora, mu izina rya Yesu, amen. Bene data rero ni karibu, nkuko ndimo mbibabwira, tugiye gukurikirana umuvuga butumwa Imana yahamagaye uri gukora imirimo n'ibitangaza Imana imunyuzemo, Evangeliste Edisa, mu ijambo ryiza, mu ijambo riryoshye, mu ijambo n'ukuri riteye amatsiko. Ni karibu, Imana ibaha umugisha. Murakoze. Imana ikindi gihe yitamurira mu buzima bwawe. Kumbe cyari igihe cyuko Imana igiye kwitamurira mu buzima bwa Dawidi. Cyari igihe cyuko Imana igiye kuvuga icyo yasezeranye nawe. Cyari igihe cyuko Imana Dawidi yasenze igiye kwitamurira mu buzima bwe. Dawidi ngaragenda ararwana, Imana itugiriye neza. Yankunda kubwira abantu ngo Imana yita cyane ku cyuri cyo kurushuriwe, ariko abantu bita cyane kuriwe kurusha icyuri cyo. Uzi impamvu bita cyane kuriwe? Ntabwo bazi icyuri cyo, ntabwo bazi icyo Imana yakwicishajemo. Bareba icyo wicishaye uyu munsi, ntabwo bazi icyo Imana igambiriye ku buzima bwawe. Imana yita cyane ku cyuri cyo kuruta uwuriwe. Mu bihe bidasanzwe mu ijoro ryo gukomanga hamwe na Ingabire IS Choir. Muraho neza. Amazina yanjye nitwa Uhirwe Edisa, ndi umuvugabutumwa w'umunyamuhamagaro. Navuga ntago ari umurage narazwe n'ababyeyi, ni umurage narazwe n'Imana. Kenshi usanga abantu benshi kambishyire muri rusange dukora umurimo bitewe n'uko twakuze ababyeyi bawukora, cyangwa se twarakuze tuvuga ngo twavukiye mu miryango ikijijwe. Ariko ku ruhande rwanjye ni umurage narazwe n'Imana. Shima Imana rero ko yemeye ko tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga kugira ngo Mwuka baraze kubana natwe. Imana turi imbere yawe, turicara imbere y'ubwiza bwawe, tweretse ijambo tugiye kumva, tweretse ubutumwa bugiye gutambuka. Reka ntaba ari twe, reka imbaraga zawe aba arizo zikora, Mwuka wawe aba ari ugaza, ntaba ari ibitekerezo byacu cyangwa n'imiteguro y'umuntu, ahubwo reka Mwuka wawe Mana aba ari we wikorera. Mweretse ijambo tugiye kumva, yaba bagiye kuryumva, aba nanjye ugiye kurivuga, reka ntaba ari twe ahubwo b'igikoresho. Size nizeye ko byumvishe, amen. Hanyuma tugiye kuganira ijambo ry'Imana riboneka mu kubara ibice ni 14, umurongo no wa 6. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Abisirayeli banga kujya i Kanani, Imana itegeka ko bazagwa mu butayu. Hanyuma 6 haravuga ngo Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu mubare w'abatase icyo gihugu, bashishimura imyenda yabo. 7 babwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose bati, igihugu twaciyemo tugitata ni kiza cyane. Niba Uwiteka atwishimira, azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. 9 haravuga ngo icyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu,
tuzabarya nk'umutsima niba gifite ikibakingira kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu nimubatinye. Hanyuma tugiye gusoma undi murongo uri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice ni 4 hanyuma umurongo wa 13 aranditse ngo umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka amutega ikindi gihe. Ndagira ngo dutinde kuri iri jambo kuri B y'uyu murongo wa 13 iravuga ngo aramureka amutega ikindi gihe. Umurongo wose ukavuga ngo umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka amutega ikindi gihe. Mana tugirire neza. Hanyuma ngira ngo imirongo twagomba gusoma ni iyi, ndagira ngo tuganire. Tugiye kuganira ijambo rifite umutwe uvuga ngo Imana ikindi gihe yitamurure. Haleluya. Ikindi gihe Imana yitamurure. Dusomye ijambo iri duherukirijeho riri muri Luka ibice 4 umurongo wa 13 haravuga ngo umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose amutega ikindi gihe. Titre y'iri jambo iravuga ngo Yesu ageragezwa na Satani. Ku bantu bakunda gusoma cyane wenda turi bugendane neza, hano Yesu yageragejwe na Satani amaze iminsi 40 yiyiriza asenga atarya ndetse atanywa, ariko Satani amugerageza avuye muri iyo minsi 40. Ibaze icyo kintu. Noneho byongeyeho kuri no murongo aravuga ngo aramureka amaze kumugerageresha ibyo amugerageresha byose. Mu yandi magambo yakoresheje inzira zose zishoboka, ngasoje kumugerageresha ibyo yari yateguye byose, ngaramureka ariko ntiyagenda, ntiyarambirwa, ntiyavuga ngo ndamuretse birarangiye ndatsinzwe, ahubwo ngamutega ikindi gihe. Umutwe w'iri jambo uravuga ngo Imana ikindi gihe yitamurure. Haleluya. Iri jambo Imana ikindi gihe yitamurure. Hari igihe uyu munsi umuntu aba ari mu gihe runaka akumva ko igihe arimo nyine, ndatanga nk'urugero, ari mu gihe kizuye umunsi akumva ko birahagije, ariko hari ikindi gihe. Satani uyu munsi y'umutsinza gutega ikindi gihe. Mana tugirire neza. Iyi minsi 40 Yesu yari amaze asenga, navuga ngo yari atunganye, katubivuge gutyo, byongeyeho ko yari Imana, ariko dusuppose ari umuntu, yari atunganye. Ariko Satani niyita ku minsi amaze, aravuga uti ngiye kumugerageza. Ikirenzeho akoresha ibyo yateguye byose kumugerageresha. Yatekerezaga ko bishobora kumusubiza hasi. Abonye atsinzwe kandi ntako atagize, amutega ikindi gihe. Mu yandi magambo ntiyavuga ngo ndatsinzwe ndagiye. Mana tugirire neza. Mu yandi magambo igihe urimo uyu munsi kibe cyiza kibe kibi, uko Satani yakugerageza kose aguteza ikindi gihe. Haleluya. Mana tugirire neza, aguteze ikindi gihe. Niyo mpamvu usanga kenshi ndabivuga gutya mu bantu basenga cyane cyangwa mu matorero asanzwe, umuntu uyu munsi ni umukristo cyangwa arasenga mu nyamasengesho turamuzi, ni umuvuga butumwa, ariko nyuma y'imyaka ingahe murahuye usanze ubonye atandukanye nawe undi wa mbere. Wagize ngo niki? Satani yamuteze ikindi gihe. Uyu munsi muri iki gihe arimo aratsinze aranesheje, sibyo? Kuko abashije kuba mu nzu y'Imana, kuko acyambaye imbaraga z'umwuka wera, ariko nazi ko nubwo uyu munsi atsinze Satani atagiye. Umunsi Satani aratsinzwe, ariko ejo amuteze ikindi gihe. Haleluya. Mana tugirire neza. Niba uyu munsi ubasha gutsinda Satani, aguteze ikindi gihe. Uyu munsi umutsinzi uri umukobwa, aguteze uri umugore. Umusinzi uri umugore aguteze ikindi gihe ubyaye rimwe. Umusinzi ubyaye rimwe aguteze ikindi gihe ubyaye kabiri. Umusinzi ubyaye kabiri aguteze ikindi gihe ubyaye gatatu. Mana tugirire neza. Hahirwa abikomeza kuri Kristo, kuko nta gihe nta buzima turimo udakeneye Imana. Ikindi gihe Imana yitamurure mu buzima bwawe, ikindi gihe Imana ikwiyereke mu buzima bwawe, ikindi gihe Imana yongere gukomereza amaboko, ikindi gihe Satani yagarutse ikindi gihe Imana yongere guteza intambwe, Imana yongere yitamurure, Imana yongere ihabe. Haleluya. Twasomye ijambo mu kubara mu isezerano rya kera ritubwira uburyo ki abari bavuye gutata igihugu cy'i Kanani. Mose yari yohereje abantu 12 ngo noneho ngo 10 ngo bazazanye ngo inkuru y'inshamugongo. Naho ngati igihugu twatase ni cyiza pe, kirimo abantu barebare, ngako twirebaga imbere bo tukabona dusa n'inzige, kandi nabo baturebaga bakabona koko dusa nazo.
Imana itugirire neza. Ngo ariko Yosuwa na Kalebu baravuga ati igihugu koko nibyo ni cyiza, barimo nibarebare koko barakomeye, ariko ngo niba Uwiteka atwishimira. Imana itugirire neza. Ngo icyo gihugu tuzakibamo, ikirenze kuri icyo tuzakibamo n'ubundi kikiri igihugu cy'amata n'ubuki, ntibizahinduka. Byongeyeho niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu tuzabarya nk'imitsima. Iyaba ikindi gihe twahamagaraga Imana ikitamura, ikindi gihe twe tudashoboye, ikindi gihe ababyeyi mutagishoboye kurera abana banyu, igihe tugezemo ni igihe bisa naho buri muntu wese nabyita ko yirera kurera abana, urubyiruko muri rusange ukabona bisa naho imirerere ababyeyi batangaga si abana bakigenderamo, cyangwa n'ababyeyi kenshi mu matorero abantu ugasanga barahindutse. Abo twari tuzara baririmbye umunsi bafite ahandi bari, abo twari tuzara bavuga tumwe umunsi bafite ahandi bari. Uzi impamvu? Bibagiwe ko ikindi gihe Satani ahari, bibagiwe ko atagenanirwa, bibagiwe ko atagerambirwa. Iyo abarambirwa cyangwa akananirwa, hano Kristo ari kumureka. Ese niba yarabwiye Kristo ari Imana avuye amasengesho y'iminsi 40 akamugerageresha ibyo ashoboye, yasoza akavuga ngo nkuteze ikindi gihe, ari Imana 100% yambaye ubumana, kandi Satani yarabizi, arayize kumwe ati muteze ikindi gihe. Ese twebwe abantu ducumura buri munsi, abantu twibaza buri munsi, abantu duhemuka buri munsi, abantu dufite intege nkeya buri munsi, ese twe turi bande tutategwa ikindi gihe? Imana itugirire neza. Ikindi gihe Imana yitamurire mu buzima bwawe, ikindi gihe imiryango yananiranye Imana yitamurire mu buzima bwawe, ikindi gihe abana bakunaniye Imana yitamurire, ikindi gihe ubuzima bwanze Imana yitamurire. Hari igihe Imana yitamuriye mu buzima bwa Dawidi. Njye ntekereza story ya Dawidi nkibaza, ababyeyi bajya kumwohereza kujya kuragira inama, bari babizi neza ko Dawidi nta mukandara n'umwe afite atigeze yiga karate. Ndagira akantu mu gatekerezo, Dawidi nta hantu yigeze yiga karate. Byibuze uvuga uti baramwohereje, barabizi neza ni mu ishyamba, byibuza kuko yize karate bizapfa guhura nta kintu cy'igisimba kizagira icyo kimutwara. Ariko ababyeyi bohereje umwana, bamwohereje mu ishyamba, byongeyeho umuhererezi abo twita babucura, tuzi neza yuko ari abana babashywe mu rugo bafashwe neza. Byongeyeho umuhererezi baramwohereje, nta kintu na kimwe cyizewe Dawidi yari afite wavuga ngo yarishingikirije avuga uti ntacyo nzaba usibye Kristo gusa. Haleluya. Agezeyo ngo yajyaga ngarwana n'inyamaswa zije gutwara umwana umwe w'intama. Noneho ngo igihe kiragera ng'Abisirayeli babura umuntu urwanya Goliyati. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ikorera aho abantu batakorera. Imana iramutse ikoze hakira abantu bagushagaye, ntago imbaraga z'Imana wazimenya, nta nubwo wamenya ko zakoze. Ariko Imana ibaha abantu benshi batari. Imana yigaragaza aho abandi benshi batakiboneka, aho ya miryango wayibuze, aho inshuti wazibuze, kugira ngo ukuboko kw'Imana kugaragare. Dawidi ngo aravuga uti kanjye kurwana. Buriya nubwo bamwohereje suko bari bamwizeye, ni kwa kundi umuntu abura uko agira, kavuga uti rero kugira dusebe cyangwa tugaragare nabi nta kibazo ko twohereza indi ngabo, batavuga ngo twabuze ingabo ijya ku rugamba. Ibaze ko mu ngabo navuga ngo mu basirikare baba ari igihugu, ntabwo haba abasirikare burya barwanira ku butaka gusa, hari abarwanira mu mazi, hari abarwanira mu kirere, hari n'abarwanira ahandi hantu henshi hatandukanye. Habuzemo n'umwe ujya gusinda Goliyati. Imana ikindi gihe yitamurira mu buzima bwawe. Kumbe cyari igihe cy'uko Imana igiye kwitamurira mu buzima bwa Dawidi, cyari igihe cy'uko Imana igiye kuvuga icyo yasezeranye nawe, cyari igihe cy'uko Imana Dawidi yasenze igiye kwitamurira mu buzima bwe. Dawidi ngaragenda ararwana. Imana itugirire neza. Yakunda kubwira abantu ngo Imana yita cyane ku cyuri cyo kurusha uriwe, ariko abantu bita cyane kuriwe kurusha icyuri cyo. Uzi impamvu bita cyane kuriwe? Ntago bazi icyuri cyo, ntago bazi icyo Imana yakwicishajemo. Bareba icyo wicishaye uyu munsi, ntago bazi icyo Imana igambiriye ku buzima bwawe. Imana yita cyane ku cyuri cyo kuruta uriwe, kuko Imana iza kwita kuwo Dawidi ariwe nta kintu yari kumumarira. Ariko kwese cyane ku cyo ari cyo Imana izi icyo yamushyizemo, izi icyo yagambiriye ku buzima bwe. Yari izi neza ko ari umutware, yari izi neza ko ari umwami, yari izi neza ko atazavana ubwoko akagira n'aho abugeza, ariko si umubyara, umumubyara n'abavandimwe ndetse n'igihugu muri rusange nta n'umwe wigeze amenya icyo Dawidi ari cyo. Niyo mpamvu Imana yemeye ko Dawidi ageragezwa uyu munsi, kugira ngo ejo aho azagera hazaba igisobanuro n'ubuhamya bwa kure azaba yaravuye. Haleluya.
Dawidi aho yageze hari igisobanuro n'ubuhamya bwa kure yari avuye. Mu yandi magambo, kure uri uyu munsi ni igisobanuro n'ubuhamya bwa kure uzagira. Haleluya. Kure turi uyu munsi, kure wicaye uyu munsi, mu bibazo wicayemo uyu munsi, nabyita gute? Ni igisobanuro n'ubuhamya bwa kure uzagira. Kuko numara kugera aho kure wahoze wifuza, kure wabanje, hazaba igisobanuro n'ubuhamya bwa kure wicaye. Haleluya. Kure Dawidi yarari ari umushumba, habaye igisobanuro n'ubuhamya bwa kure yari ageze ari umwami. Mu yandi magambo, kure yavuye ari umushumba, abaye umwami, noneho habaye igisobanuro n'ubuhamya bwa kure yari ageze. Imana yitamurure, Imana yitamurure. Mu kindi gihe Imana yitamurure n'ukuri. Ibibazo ari byinshi, Imana yitamurure. Intambara ari nyinshi, Imana yitamurure mu buzima bwawe. Niba Uwiteka atwishimira, iki gihugu tuzakigeramo. Dawidi kuko Imana yamwishimiraga, nigeze agira ubwoba bwo kuba mu ishyamba, nigeze agira ikibazo cyo kuragira intama. Kubera iki? Uwiteka yaramwishimiraga, yari afite ijambo mu mutima. Niyo Uwiteka amwishimira, azagera muri icyo gihugu azayobora, azaba umwami, azaba umutware nk'uko Imana yari yarabiteguye. Ese wowe wibuka ko imbere yawe ari ikindi gihe? Ese uribuka ko Satani aguteza ikindi gihe? Yego uyu munsi ubayeho neza, ariko ejo aguteza ikindi gihe. Uyu munsi uri umukobwa, ejo ni umugore aguteza ikindi gihe. Umunsi umutsinzi uri umusore, ejo aguteza ikindi gihe. Uyu munsi umutsinzi uri umuririmbyi, ejo aguteza ikindi gihe. Umunsi umutsinzi uri umuvugabutumwa, ejo aguteza ikindi gihe. Umunsi umutsinzi uri pasiteri, uri umushumba, aguteza ikindi gihe. Ntajya ananirwa, nta nubwo arambirwa. Ariko abamwishingikirijeho, abishingikirije ku Mana, ikindi gihe Imana iritamurura mu buzima bwabo. Ikindi gihe Imana iriyerekana. Haleluya. Ibyo tudaha agaciro uyu munsi, ejo tuzabona ko byari iby'agaciro. Twimye agaciro, byari bikwiriye. Uzi impamvu? Umunsi umuntu yakubwira ngo senga, gira gutya, ukabona nta gaciro bifite. Ejo Satani nagutega ikindi gihe, uzabona ko byari iby'agaciro, wimye agaciro, byari bikwiriye. Iyo uyu munsi wamenyaga icy'agaciro, ukagiha agaciro gikwiriye, kugira ngo ejo utazicuza wibaza ngo bya bindi byari iby'agaciro nabyimye agaciro, kandi koko byari bigakwiriye. Numenya agaciro ko gusenga uyu munsi, ukamenya agaciro bikwiriye, Imana izitamurura ikindi gihe mu buzima bwawe. Haleluya. Imana izitamurura ikindi gihe, cyagiye ibibazo byakurenze, wabuze inzira, wabuze amahitamo, wabuze uko ubigenza, wabuze amaherezo, wabuze inzira zose ubinyuzamo. Imana izitamurura ikindi gihe. Niyo mpamvu ijambo ritubwira ngo nimusenge ubudasiba. Wagize ngo nihe mpamvu? Imana yari ibizi ko Satani adutega ikindi gihe. Niyo mpamvu tugomba gusenga ubudasiba. Ibihe byiza byose waba urimo, aguteza ikindi gihe. Ibihe bibi waba urimo byose uyu munsi, aguteza ikindi gihe. Mu yandi magambo, dukwiriye kubaho ubuzima amanywa n'ijoro, isaha ku yindi, segonda ku yindi, bwicayemo Imana. Dukwiriye kubaho ubuzima bwicayemo Imana. Kuko niba tuzi ko tugomba ubuzima turimo bumeze nk'aho ibihe byose tugomba kubibamo, nta wundi muntu wabidushoboza. Yesu ajya kuvuga ngo abari cyane barebe muze mbaruhure, yari bizi ko kuruha bibaho, yari bizi ko kuremererwa tuzahura nabyo. Ijambo niryo rimbwira ngo naho ibyaha byacu byatukura tukutuku muri Yesaya, ngo Imana irabihindura bigasa na shelegi. Imana ijya kuvuga gutyo, yari bizi ko isi turimo ibamo ibyaha. Mu yandi magambo, kugira ngo ubeho muri ubu buzima ni ukugira Kristo muri wowe, ukamuragiza, nabyita gute, ukamuhereza ikindi gihe, akaba ari ukiyobora, ukamubwira ngo ikindi gihe uhambere. Kubera iki? We ntabwo wabasha kuhaba, ntuzi ibihari, ntuzi ibyo Satani yaguteguriye, ntuzi ibyo ahapanga. Niyo mpamvu dukwiriye kubwira Imana ngo ikindi gihe ngwino hatubere, ikindi gihe ngwino witamurure, ikindi gihe ibibazo byandenze ngwino witamurure. Hano mu murongo twatangiriyeho, Abisirayeli ngo bacitse intege, abicumi bamaze kuzana inkuru y'incamugongo. Kubwira Mose ati kubera iki? Ese iyo mutureka tugapfira muri Egiputa cyangwa mu butayu, ubu bagore bacu n'abana bacu n'abandi bose ubu ngubu tugiye kuba abacakara, tugiye kuba ubuzima bubi.
ariko ngo Yosuwa na Kalebu barabareba. Ibaze muri 12 babiri nibo bazanye inkuru navuga ngo itari inshamugongo. Abandi rero gati igihugu twakibonye ni cyiza pe, ariko kambabwiza ukuri twebwe turinzigiye imbere y'abantu bakibamo. Cya gihugu ntabwo twabasha kukibamo. Ariko Yosuwa na Kalebu bavuga ijambo rizima. Baravuga ngo niba Uwiteka atwishimira, kambabwiza ukuri iki gihugu tuzakigeramo. Mu yandi magambo navuga ngo niba Uwiteka twishimira, ntago ibigeragezo bitiri imbere byo bifite agaciro. Oya, ntago ibibazo bikuri imbere byo bifite agaciro wapi. Ntago abana bakunaniye ari cyo kintu gifite agaciro wapi. Ntago umuryango wakunaniye kubaka ari cyo kintu gifite agaciro wapi. Niba Uwiteka akwishimira, igifite agaciro nuko akwishimira, naho ibyo byose uzabirya nk'imisimo. Niba ari ku Uwiteka atwishimira, tubaho mu buzima bufite amahoro. Niba twishimira, ntago ikibazo ari uko tugeragezwa, ntago ikibazo ari uko duhura n'ibibazo, ahubwo ikibazo nuko twaba mu buzima Uwiteka atatwishimira. N'ikindi gihe ntago yakitamura, ahubwo Satani yagutega ikindi gihe akabasha kukubona. Reka tubwire Imana ngo ikindi gihe no bitamurira, ikindi gihe mu buzima bwacu no bitamurira, ngwino hatubere. Nge nahoze ndeba mbere ya Covid, ugiye kura mbere ya Covid n'ubu na nyuma ya Covid, mu matorero kenshi cyane n'ubundi butanga urugero, usanga abaririmbyi bari barimo iki gihe, icyo gihe n'abarimo iki gihe bisa naho hari ikintu cyagabanyutse. Abavuga butumwa usa naho hari ikintu gisa naho cyagabanyutse. Uzi impamvu? Bibagiwe ko ikindi gihe Satani azabahiga. Ariko ujya ugana n'umuntu akakubwira ngo ayo nasenze azanunga, ngo twe twarasenze, akakubwira amateka yagiye akora, uburyo yagiye akoramo umurimo, akakubwira ibintu yagiye akora, ngo twe twarasenze. Nyamara bibagiwe ko ikindi gihe Satani ahari. Niba ataratinye kugerageza Yesu maze iminsi 40 asenga, byongeyeho n'Imana niyo atasenga ni Imana ubwiwe, ariko ntatinye kumugerageza, byongeyeho ntatinye kumubwira ngo nzagaruka. Ntuteze ikindi gihe n'ubwo uyu munsi sinzi. Ese twebwe abana b'abantu turi iki? None Covid yaraje, byinshi birahinduka, barabaririmbyi bajya mu bindi, baravuga tumwe bajya mu bindi. Kubera iki? Ikindi gihe ntago bateganyije ko gishobora kubaho. Ntago baziki ikindi gihe nubwo Satani bamutsinze buriya ubu ngubu ahari kandi atajya ananirwa. Nicyo kintu namubonyeho, ntajya arambirwa, ntacika intege. Intego kuri we ni intego, yashinziriza arizo zose zishoboka kugira ngo intego yayigereho. Ni mpamvu rero bene data nshaka kubabwira ikindi gihe reka tubwire Uwiteka yitamurira, ikindi gihe reka tumusaba hatubere. Ikindi gihe nabivuga gute, ibibazo byakurenze, urubyiruko, abana bungu kuno bisigaye bimeze ko nabyito ko nanjye ndurubyiruko ndibo. Imana ababyeyi tutavuze ngo urubyiruko turagize Imana ikindi gihe bya Burundi rwego, uburunguru mubona bariho ni ruto cyane. Satani ibyo ateganya mu rubyiruko byo ni byinshi. None niba uyu munsi ababonye mu bujura, ejo aravuga uti reka mbashakire mu busambanyi. Niba uyu munsi abo babonyemo ikindi gihe arateganya ikindi, ku buryo bizagenda bikura ugasanga nta garuro rigihari. Ndetse no mu nsengero ni gutyo. Hari ikintu kimwe maze kubona, Satani ntagifata abantu basenga, muvuga ubutumwa cyangwa umuririmbyi ngo nagwa ngo yisange mu kabari cyangwa yisange ari gusambana, wapi. Ahubwo ababuriza umugisha aho bari. Uzi impamvu? Yamenye yuko iyo umuntu ari umuririmbyi nawe ubwe kuba abivuyemo akajya hanze, iyo shusho mu bantu nyine igiye guteza ikibazo, bakazatangira kumwibazaho, abo basenganaga, abo yabwirije, abo yaririmbiye, akavuga uti wapi nzajya mbikora rwihishwa, nta muntu bizi nze nsenge. Iyo niyo system Satani ari gukoresha, akakureka ukaguma mu nzu y'Imana nta kibazo, uraririmba urabwiriza ntacyo bitwaye, nishusho y'abantu turakubona ko ukiri mu murimo, ariko akaguhera umuvumo aho uri, akakubuza umugisha, ukagenda ukabikora inyuma nta kibazo, ariko ukaza ukaririmba ukabwiriza, ugasanga mwuka wera uri muri korari, mwuka wera uri mu bavuga ubutumwa, abwirizaga ibintu byinshi tukabona birahindutse, abantu barihaniye. Ntago ariko bikiri. Kubera iki? bamunzwe ubuzima buzima, ntabyituko, babayeho ubuzima bushobora kuzima isaha iyo ari yo yose. Ubuzima buzima ni ukuba muri Kristo, ubuzima bwazima ni ukuba udafite Imana. Ikindi gihe wabaho gute? Witeganyirije iki? Akazi se kutakishingikirizaho kararangira, inshuti zirarangira, imiryango irakwibagirwa,
nk'uko Dawidi hano nta kintu yari yishingikirijeho, usibye ko ikindi gihe rero kiragije Imana, nta kindi kintu yari yishingikirijeho. Natwe rero mureke dusenge tubwire Imana ngo ikindi gihe ni ukuri ngwino witamurire, ikindi gihe ngwino hatubere. Umunyarwanda yageze kuvuga ngo amahirwe y'inyoni ntago ari igiti ihagazemo, ahubwo amahirwe yayo ngo ni amababi igurukisha. Muyandi magambo, amahirwe yawe si akazi urimo, amahirwe yawe si imiryango ufite, amahirwe yawe si inshuti ufite mu buzima bwawe, amahirwe yawe ni Imana ikurimo. Kuko niyo ugendana nayo, niyo uzinga igihe cyose nageramo ifite uko yakora ibintu byayo. Naho ibindi byose, ibyo ngibyo byose twita ko twishingikirijeho birarangira, birakama, ukabibura, ukabishaka ukabibura. Ariko iyo ufite Imana, Uwiteka kwishimira, ikindi gihe Imana yitamura mu buzima bwawe. Tujye gusenga tubwire Imana ngo ngwino witamurire, ngwino wigaragaze. Ikindi gihe ngwino watubere, ikindi gihe ngwino aba ari wowe twishingikirizaho. Tujye gusenga tubwire Imana ngo dushoboze urushaho kutwambika imbaraga, ko ikindi gihe inshuti zanjye tudacunze neza Satani aradufite. Uyu munsi ushobora kuba umufite, ariko nawe ikindi gihe araguteza. Reka rero twishingikirize ku Uwiteka, tumubwire ngo ikindi gihe ngwino witamurire mu buzima bwacu. Reka dufatanye dusenge. Ushobora kuba wari uri mu buzima busa naho bukugoye, ushobora kuba warugeze ku rwego rw'aho uvuga uti abantu basigaye barangushije ngiye kubivamo, ariko amahirwe yawe si abo bantu, amahirwe yawe ni Imana ikurimo. Niza abana nawe ikindi gihe wibivamo, bigumemo kuko nibyo bigutuze. Reka dusenge tubwire Imana ngo ikindi gihe ngwino hatubere, tutitaye ku buzima turimo, tutitaye situation yose waba urimo, ikindi gihe reka dusabe Imana ihatubere. Niba Uwiteka kwishimira, icyo gihugu uzakigeramo, nta kabuza uzakigeramo. Niyo abantu bagufata ukundi bakwanga cyangwa byagenda ute, niyo wagushwa n'abantu kenshi cyane mu nsengero ibyo bintu bibaho, ugasanga ugushijwe n'umuririmbyi mugenzi wawe, ugushijwe n'umuvugabutumwa mugenzi wawe, cyangwa umushumba mugenzi wawe, ariko icyo si cyo gifite agaciro. Ikibazo ni uko Uwiteka yaba atakwishimira, ariko niba kwishimira, ibyo byose ntabwo ari ikibazo. Reka dusengere tubwire Imana ngo ikindi gihe reka witamurire kuri twe tukubona. Reka twahe Imana dusenge. Mana turacyari imbere yawe, twongeye kugaruka imbere yawe, tugushimiye kuri Imana igira neza. Ijambo riratubwiye ngo ikindi gihe wongere uhatubere. Nagiye nsoma cyane Bibiliya nkabona amateka y'intumwa uburyo zagiye zibaho. Iyo batishingikiriza kuri wowe, ikindi gihe ntabwo byari gukunda ko bakibamo, ikindi gihe bari gutsindwa. Ariko ikindi gihe barakwishingikirije, ubana nabo, imbaraga zawe ziragaragara, babasha guhamya. Nta muntu wabasha guhamya ikindi gihe kiri imbere, kuko ntituzi uko gisa, nta nubwo tuzi ngo kizaba kimeze gute. Ariko iyo tukwishingikirijeho, ikindi gihe urahaba, ikindi gihe urigaragaza, uritamura, kuko ni wowe uzi ngo hazaba iki, bizagenda gute. Ariko twe ntitwabasha gutsinda Satani ikindi gihe, kuko ntabwo tuzi ibyahategura. Niyo mpamvu twinginze rero ngwino ubane natwe, ugendane natwe, wongere utwambike imbaraga zo gushikama, wongere utwambike imbaraga zo gukomera. Hari byinshi cyane bibasha kudukura mu murimo, hari byinshi cyane bibasha kutugusha turi muri uyu murimo, bigatuma twibagirwa ko ikindi gihe kandi nanone tugukeneye. Niyo mpamvu rero tukwinginze kugira ngo ngwino utwambike imbaraga, udushoboze, udukomeze, yaba urubyiruko, yaba abana bato, yaba ababyeyi, yaba bakuze cyane kuturusha. Ndakwinginze kugira ngo komeza amaboko ya buri wese, ube mu ruhande rwe. Tugukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bana natwe rero, gendane natwe muri byose. Wongeye kugushimira kubwira ijambo ryawe, reka rigire byinshi rihindura mu buzima bwacu bwa buri munsi. Wongere utwibutse ko nta gihe Satani atinya, nta n'icyo ateganya kurekura kongera kuturwanya, ahubwo warakomeje, kuko ntananirwa, ntacika intege. Twambike imbaraga rero, urushaho kudushoboza. Senze nizeye ko byumvishe. Amen. Mu bihe bidasanzwe mu ijoro ryo gukomanga, hamwe na Ingabire AS Choir.